nawe ariko yavuze ntago azi gusobanurira public isesengura ya ka- kandi yavuze kandi uriya kubwira no for your kubwira abantu information mujye kureba ibiganiro yakoze kera uriya mukobwa ashobora kuba ari n'umutinganyikazi kuko yavuze ko atazigera arongorwa n'umugabo hariho rega abakobwa bose uriya mukobwa reka nguhe amakuru yarabyaye abaslay urashize queen benshi uretse ntabwo gato ngo iki bashaka kuzarongorwa. Ntabwo nanyuzwe ni uko udashobotse nabyo Ni- nakwicecekera ariko ntabwo nanyuzwe, uravuze nakwicecekera gusa ariko ntabwo nanyuzwe. ni ikihe kitakunyuze muri biriya bintu ise bajyaga gukabakaba amashanga yiwe ye uretse gato mwavugaga ejo ko muri kuvugira umwana w'umukobwa bande bavugiraga umwana w'umukobwa ejo abavugaga kuko abantu kugira umwana w'umukobwa navugaga ajya yaba influencer, ntabwo navugaga ubu ntiwisubiyeho oya ye kandi cyane nanjye na no kuri titre yanjye nanditse ngo Godfather. Ibi ko mutabivuze ubu yaba Bruce Melody ntabwo ikibuga cyari kuba cyamucurikanye, igihugu cyamubanye gitoya ari we wakoze kiriya kintu. Ntabwo njye nariho mvugira umwana w'umukobwa biriya ni ibintu yes ye ntago nanyuze ashobora ntago nanyuze n'ibyo uriya mwana w'umukobwa yavuze ntabwo wanyuzwe ntago nanyuzwe n'ibyo uriya mwana w'umukobwa ntumwitu ariko se ure iyo mugiye kwica ibintu urimo kumva ushingiye kuki umwita umwana umukobwa ufite amatatuwaje impamvu icya mbere ndamuruta, icya kabiri n'ibyo akora ubona ko ejo yagaragaje ubwana cyane kuko umunyamakuru yagumya kumusesera yari buvuge ibindi byinshi. Kiriya kiganiro nagikurikiye cyose urugero naho yavuze ko yarasanzwe aziranye na The Ben ndetse basanzwe bajyana mu bitaramo byaba mu gihugu ndetse no hanze. aho ngaho ntabwo muza gucurika amagambo ngo mbemerere yagize atya uretse gato umwana ntabwo kuba ejo mbere y'uko aza ntitwabisobanuye ku bantu twari twakuriye amakuru twarababwiye ngo uyu mwana ari muri timu ya Habibi, reka tubishyireho umucyo, ari muri timu ya Habibi bakurikira umuhanzi azira ngo bashobora kugerayo, baramutse bashobora no kujya muri Amerika bagiye gufana, bagenda nk'abafana bakamubona kuri stage, urukunyumva, bakamubona kuri stage bakongera guhurira muri groupe ya WhatsApp ari kubashimira nk'abafana bagiye kumushyigikira. Iyo abonye akana buretse gato, iyo abonye akanya uriya mukobwa yigeze avuga ko yahuye nawe muri i Burundi cyangwa mu Uganda bagahura bakaganira, yigeze abibabwira cyangwa yabavuze ko yagiye Uganda akajya ni Burundi? Ntabwo bigeze babonana. Ako yavuze ko ari umuntu basanzwe baziranye kandi banaciringa. Njye nawe ntituziranye, nakwihakana uretse gato, njye nawe ntituziranye, nakwihakana uretse gato ko ari uko nibagiwe singutwereye ubundi turaba situziranye. None se reka nkubaze umuntu abo bafana b'amativi uretse gato tumaze ikintu kimwe kuba avuga ko tuziranye ni nkuko nanjye barasanga babo turaziranye. Nabo bafana biwe b'abakobwa bro, I've seen, urumva ntabwo ari abafana b'abakobwa gusa niba ashaka nabo b'amatipe man, ntaba ashaka kuvuga ibintu byinshi tubyihorere. The Ben umupeti wanjye, it's okay, nta kibazo, ntabwo ushaka kwinjira muri byinshi, ariko ibyo ngibyo nta kintu ushaka, no comment, urumva, no comment, nta commentaire nshaka kuzana kuri ibi bintu. Njyewe urumva nkubwiye ngo uyu yaba ari Bruce Melody wafashe ziriya shanga, Bruce Melody agafata ziriya shanga zuriya mukobwa, buri muntu witwa umu influencer tuba twaramubonye hano akora space cyangwa warakoze big space. Nicyo njye navuze ko influencer njye nibo natatse, nigeze nataka The Ben. Ingeso y'umuntu cyangwa uko ateye ibyo biramureba n'ubuzima bwiwe, urumva. Ariko yaba niba muri aba influencer rero, muri aba big fish, mukavuga ko mushaka entertainment, nta ruhande mufata, mujye mukoresha ukuri, buri muntu wese mumuherezo mumukoresha ukuri mu bintu byose, hatarimo ngo uyu ni kanaka dushake kubidefanda, tubipfukirane, tubisige, tubigire nkaho byari byiza, nkaho byari bisa neza. Bro, nta kibazo kirimo. Umugabo wese agira irari, umugabo wese agira ingeso, umugabo wese agira amatsiko, c'est normal. Ntago giye ibyo ushaka kubyinjiramo n'ubuzima bwiwe. Ariko kuvuga ngo njyewe navuze iyo muvuga ngo nta side mufata aba influencer, mwarangiza na Dumba aka kanya amaze no kumwandikira ari gukora challenge y'indirimbo ya The Ben, nkabona impamvu ushaka susiba bya biboro
bya The Ben wari watangiye kumutwika urumva. So rero ni uburenganzira bwiwe uko baziranye na The Ben birabareba pe. Gusa nushaka kuvuga iyo interview yose narayirebye rwa mukobwa yaradekonye yavuze ko baziranye personnellement na The Ben, hari ubundi buryo baziranye. No, uri kwanga kuvuga ko yabisobanuye neza, ariko se turabisubiramo. Baziranye muri Habibi nk'umufana wakwisiga n'amarangi, akaba umugore cyangwa umufasha wa The Ben, ni roromodo w'uriya mwana w'umukobwa, afana umuryango muri rusange. Siko biri. ariko Godfather uzi ko njya nkurikira impundo z'aba basitari ngasanga relation zabo zose zihuza abo bari kumwe mu marelation usanga bihura nuko ari abafana babo. Ugiye kuvuga ku by'umugore wa Safi yanditse genda kiyo hirya, mujye muva ahangaha. Reka mbabwire, uzi abantu mushobora kongera kubyinjiramo, abantu mwakongera kubyinjiramo, uzi ikintu mwamugiye gukora, mwamugiye kwinjira mu muryango w'umuntu. Iboro ushatse atameza n'amezi abiri. Ejo muri sogoro Rubingisa yagiye mu ntara abandi babyumva ukwabo, bagenda babijyana ukwabo. Urimo kumva? Ahubwo turashaka kumenya abantu bamuteguye bamupanga kagomba kujya gutanga kiriya kiganiro. Wagombaga kuba iyo topic. Ni umukozi wande se ku buryo ategurwa n'umuhanzi niki? Mwagiye bose ko ubwa mbere tumubonye kuri social media. Ahubwo hari abantu bamuteguye bamupanga. Urumva ko mudafite amakuru, bamwereka ntega amatwi. Afite YouTube channel ye, urimo kunyumva? Afite YouTube channel ye, akora ibiganiro nawe ariko ntago azi gusobanura public isesengura. kandi yavuze kandi uriya for information mujye kureba ibiganiro yakoze kera. Uriya mukobwa ashobora kuba ari n'umutinganyikazi kuko yavuze ko atazigera arongorwa n'umugabo. ariho rega abakobwa bose uriya mukobwa reka nguha amakuru yarabyaye. Slay Queen benshi ntabwo bashaka kuzarongorwa. Uriya mukobwa ngo afite umwana, niyo makuru mfite. Ubivuga ngo ntazarongorwa, urumva ni depression ye yifitiye nk'iz'abandi bakobwa bose byo kuvuga ngo ntazashaka umugabo, ariko uriya mukobwa afite n'umwana. ahubwo twareba ko gafoto n'abakoreye kameze bati ushobotse akanaho agakoze. ntabwo ari yewe n'umuntu wakamaye ushobotse na gato, ntabwo ushobotse namba ndebera n'ukuri kw'Imana. banza ureke twifotoze gato. Hari umuginga wundi wakoze amantuza bro, ari gukurura akaboro yakazamuye akagejeje hejuru. So uyu mukobwa ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yarashe inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. Buri uyu mukobwa ni wa profisi biriya bintu. Ariko ku rundi ruhande Maguru uzanya amakuru anteye ubwoba. Ni n'umumama ntabwo ari n'umukobwa. ikintu umaze kubona kuri The Ben, akunda ziriya taye yaraguwe akunda ziriya taye. Reka nkubwire ni cyese ne butazi mani, nta hantu bira byari bihuriye no kuba yagize kare. Oya ntago uramutipa amenyereye stage ku buryo atakora ikosa nkari ibyo mushaka kumutsindagira batabikora imbere ya kamera. Bose kanze nkubaze, reka nkubwire ikintu kimwe, si inshuti yawe tubwira ntabwo tubera mu inzoga uretse gato. Ni umupeti mani wanjye, ntabwo turi inshuti nawe, ni umupeti wanjye nzi urumviranye na mukuru we cyane Dani niwe. Ntabwo debena muri ntabwo anywa inzoga, turabyemeranya. Wenda ngo yari yaturitse The Ben. Ayo ushobora ko atanywa inzoga. Really? Ntabwo azi reka sengera kwa Minyone ariko sura ubanye ntabwo ari umusinzi. Ugitandukanye kunywa inzoga no kuba umusinzi, nta nubwo azi nuko isa mu kanwa. harya champagne ni yaourte. Ntabwo ari ariko wowe
uzi kuri champagne gufata uzi kuri gufata izo yamamaza ukavuga ko azinywa. oya ntago ndi kuvugira kuri news kuri za Belle ntago arizo ndi kuvugiraho. Mm. Ndi kukubwira champagne ni yaourte. Ntabwo njya mu inzoga ibyo ntabyo nzi. Anyway, Kuri kuvuga ngo ntago nywa inzoga sinzi. Ntago ari umusinzi gusa icyo nzi cyo ntago ari umusinzi The Ben. Erega reka ngumbira utari gato isukari ari gato umunyu bro. Ushobora kutanywa inzoga ugakora ibindi. Udakunda umunyu ugakunda isukari. so umukobwa rero yabipfutse, nubwo nabonye abantu bashyizemo critique zitandukanye, ariko umukobwa yashyizeho akadomo washaka gukora ikindi kirenze kiriya. Urumva? Erega buriya ejo naraje ntera ibuye mu gihuru kugira ngo ndebe ukuntu abantu bari actinga. Ntimushobotse na gato. Ntimushobotse Ukorera The Ben ukorera The Ben ukora kwa The Ben no kwa Ntuza icyarimwe nuko Gael birashoboka ibyo bintu. Uravuze ngo Ni gute ukora kwa Gael ugakora no kwa The Ben ibyo bintu birashoboka kwe? ubwo iyo uvuze gukora ushatse kumenyesha iki? No, urashobora kuba uri muri team y'abantu bashobora kuba bapromoting Ibyo bintu by'amatimu myango urunuka ntabwo ushobora kuzana ibyo bintu by'amatimu. Ibyo ni ibiki? eba njyewe ntabwo nubwo wabintera mu maraso ntabwo wambwira nta hantu Urumva rero izo ni mentalite zitari izo. Reka nkubaze, reka ze kubwiriza ukuri, ntabwo ngenda umukanda nzugi. Urimo kumva? oya navuze se kuri umukanda nzugi. None se ibyo by'amatimu ni ibiki? Ngiye baraguhereza wowe ntabwo uri umufana. Uravuze ngo bagira bate? They pay barakwishyura kuko uba iki kiboro yaba nta kantu karimo uburyo wari Pamela ubu yari kwari kurira mu gitanda ahantu ari kwicuza. hano hantu hari inkuru nyinshi abantu nuko nyine aha hantu harimo ikintu kumbwira ngo wagiye i Burundi, wagiye ku Uganda, wagiye hehe, uri kwiruka inyuma ya uri umwana w'umukobwa umeze nk'uriya. Hano hantu harimo inkuru ku muntu wabikikuba, kandi uriya mukobwa numvise yabivuga, numvise kuba arangaye mu mutwe. Tugaruke kuri Rubingisa. By the way, ejo bundi dufite space, tuzakora space izavuga ku ntuza ku itegeko bashyizeho ry'abahanzi. Tuzaba ndi kumwe n'abahanzi batandukanye, urumva, aho tuzareba kuri ririya tegeko ry'uko ibihangano by'abahanzi bigomba gukoreshwa mu nyungu za leta gusa, nta n'igikoroto batanzemo. Ibintu nabyo biratangaje. So tuzaba dufite nk'abahanzi batandukanye bazaza bavuge ukuntu babyakiriye. Nibinankundira tuzashaka nk'abantu, ariko se abamanager dufitemo abantu bakora investment mu muziki ni bande bazi imvune cyangwa ku bintu byerekeye na investment, kuko hari n'abahanzi batazi babona baririmba gusa. Inde Coach Gael nta kintu cyerekeranye n'umuziki azi bro. Coach Gael nta bintu bizi. Nubwo njya babwira mukavuga ngo ni Coach Gael ni mujye mugira mu muziki, Coach Gael mujye musunikira kure, nta kintu cy'umuziki azi. Urumva? None se abasigaye ni iki? Urebye kari nk'ibirongo, kari abantu banyunyuza abahazi gusa, abo bita abo manager araza nta n'igiceri cy'icuma agira. So ari ukuza kunyunyuza umuhanzi. Tuzaba dufite iyo space. Wowe niwe wita umuntu uzi imvune y'umuziki. Uti? Mubwira abantu wazana. Kunyunyuza abahanzi muvugana. Inde? Badrama yaragerageje ko investa mu muziki. Badrama ejo bundi yaravuze ngo ari kunanirwa guhumeka, ngo ari gupfa ari kumva ngo bamusengera agende amaze ngo ntabwo azi indwara arwaye. Agarutse aho yoroherewe yaje abagira n'ibisiga. Badrama muri iyi minsi birishize, umva nko muri iki cyumweru gishize, showbiz yari yapfuyemo umuzimu kabisa. Umuzimu kumanza umuzimu w'abakurambere yari yazutse.